Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ndifuza kukubaza ibibazo bibiri byonyine. Ese waba warize muri gahunda y'Igifaransa? Waba warize mu Gifaransa? Ndavuga ufite diplome y'abantu bize muri cya gihe cy'Igifaransa. Icyo ni cyambere. Ikindi kibazo cya kabiri, nifuza kukubaza niba ufite ubushobozi bwo kuba wakwishyura service za gahunda ngiye kukubwira. Ni gahunda nziza, ntabwo ari nshya, imaze igihe, ariko ni gahunda nziza Canada yashizeho, ndumva ishobora kuba imaze igihe. Ni gahunda nziza yakufasha mu by'ukuri. Ari gahunda nyinshi zo muri Canada abantu bajya bakoresha banyuriramo bajya kuba muri Canada gukorayo, igira gahunda nyinshi cyane. So iyi ngiyi yo nabonye idasanzwe kuko kubera ukuntu mbanzi izitandukanye, hariyo ngeraho nkavuga ni wow, iyi ngiyi imeze neza. So iyo gahunda, iyo program ndi kuvuga niyo bita Francophone Mobility. Na makampani cyangwa se ni gahunda leta ya Canada yashizeho igamije guteza imbere Igifaransa cyane cyane mu duce kitavugwamo cyane. Murabizi ko gahunda murabizi ko Canada ari igihugu kivuga indimi ebyiri, Icyongereza n'Igifaransa. So bisa nkaho bihora bihanganye, abavuga Igifaransa ntabwo ari benshi cyane. So kugira ngo bateze imbere ururimi rw'Igifaransa iwabo, hari uduce bashaka kongeramo abantu bazi Igifaransa. So babikora gute rero? Iyi gahunda imeze gute? Bashaka abantu, abakozi bazi ururimi rw'Igifaransa. Si ngombwa ko ubuzi cyinshi cyane, si ngombwa ko ubuzi cyinshi cyane, ariko ni ikibanze. Hari ikibanze ugomba kubuzi kugira ngo ubashe kuba waprofita iyi gahunda. Nkuko nari mbivuze, ni gahunda isaba ko ni gahunda y'akazi, no gushaka akazi muri Canada, muri cyane cyane mu bice biri inyuma ya Quebec. Donc upfa kuba utagashatse muri Quebec, ni hanze ya Quebec. Aho hantu iyo ubonye akazi aho ngaho, hari ikintu gitangaje numvisemo, nuko amakampani yemerewe iyi gahunda afite uburenganzira bwo gushaka abakozi hanze ya Canada, batagende kuri gahunda ya LMIA. Actually reka nze mbanze gusobanurire ibisabwa muri make, bivuge muri makeya kugira ngo umenye iyi gahunda ukuntu iteye. Now twagiye. Ikintu cy'ingenzi ukenera nuko, ikintu cya mbere cy'ingenzi nuko ugomba kuba wabonye akazi hanze ya Quebec. Hagomba kuba ari hanze ya Quebec, uzaba hanze ya Quebec, birumvikana. Ikindi nuko Igifaransa bashaka kire intermediate. Donc si ngomba kuba ufite cyinshi cyane, si ngomba kuba uzi Igifaransa cyinshi cyane, ku buryo level bashaka ni CLB 5. Donc ni kiri hasi, kandi bagakenera kuzakora test, kuvuga no kumva gusa, ntabyo kwandika, ntabyo oya, no kuvuga no kumva gusa. Donc uzapasa test. Abo ni ku bantu batize mu Gifaransa. Bino bihugu byacu byo nko mu Rwanda, barabizi ko igihugu cyacu kiri bilingue, benshi babazi Igifaransa n'Icyongereza. Mu Rwanda wabaye warize ukaba ufite diplome, ndumva ari ya mbere ya 2010, ndumva icyo gihe aribwo twigaga mu Gifaransa. Icyo gihe wowe ntabwo ari ngombwa gutanga certificate yuko uzi Igifaransa. Iyo diplome yawe yonyine, izo documents zawe z'ishuri zirahagije kuba zagaragaza ko icyo Gifaransa kibanze ukizi. Donc byoroshye kuri urwo rugero. So ikindi nuko abaguha akazi, aba employer bagomba kuba bari listed, bagomba kuba bariyandikishije. Donc ahantu uzashaka akazi agomba kuba ari ahantu, ari company yiyandikishije mu makampani azasonerwa. Igomba kuba ari company izasonerwa, izaba exempted kuri iyi LMIA. Donc LMIA nari mbivuzeho, bisobanuye iki? Donc iyo company igiye kuguhayaringa hanze, igiye gushaka abakozi hanze ya Canada, bayitegeka ko igomba kubanza kugaragaza ko yabuze abo bakozi mu gihugu cya Canada. Donc igomba kuba yerekanye ko yababuze, niyo mpamvu igiye kuhayaringa hanze. Ikintu rero gishimishije kuri gahunda ya Francophone Mobility nuko ho izo company si ngombwa ko zigaragaza ko zabuze abo bakozi muri Canada. Bivuze ngo bemerewe gushaka abakozi, bemerewe guhayaringa abakozi hanze nk'uko babikora muri Canada. Donc nta iyo condition ntayihari, bafite uburenganzira bwo guhayaringa aho bashaka.
condition nuko uwo muntu uri buze baharenze agomba kuba ari umuntu uzi igifaransa. Now hari ikintu nifuza kukubwira noneho gitangaje kishimishije nuko ushobora kubyikorera, ushobora gushaka akazi, ushobora kuba wabigerageza ukabyishakira, ariko twebwe nka Live Abroad hari company dufitanye partnership muri Canada, actually ifite na office hano mu Rwanda. Iyo ukoranye nayo ubyumve neza, aha bisaba kuba ufite amafaranga afatika. Hano ni ku muntu ufite ubushobozi bwo kuba yakwishyura service. Nigeze kuvuga ndi gutangira, ubaye uzi igifaransa ukaba ufite n'ubushobozi bwo kwishyura service, rwose iyo company dukorana irakorohereza rwose. Bagushakira akazi hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 4 ukaba wakabonye. Bahagushakira visa, bahagufasha gushaka visa, bakazana guherekeza unagezeyo, bakabigufashamo ku buryo byose bikugendekera neza. Aha ni ku muntu ufite ubushobozi, ntabwo ndi uvuga igiciro hano kuri video. Ushatse ko kumenya ibiciro uko ibintu bimeze, wamusanga mu gikari ukanyandikira kuri 0783011211. Izo ni nimero zanjye, naguha amakuru ahagije. Rero iyi gahunda ni gahunda yoroshye cyane, iroroshye. Ushobora kugerageza kuyaplayingira, wabigerageza. Ushatse ko tugufasha kwa applyinga, natwe tushobora kugerageza kugufasha, natwe twakugerageza tukagufasha kwa applyinga. Ariko ku muntu ufite ubushobozi we biri direct, biroroshye. Tuguza niyo company ugatangira process, bakagushakira ako kazi, bakagushakira n'ibyo byangombwa. Upfa kuba ufite ubushobozi bwo kuba wakwishyura expenses. Yego usaba kuba ufite ubushobozi, kubera ko nabo baba bakorana n'aba lawyers bari hariya muri Canada. Bisa amafaranga nyene afatika, kuko amafaranga abanyakanada, amafaranga yabo hariya ntago bari menshi kuri bo. Ashobora kuba ari menshi kuri twebwe, ariko kuri bo ntago bari menshi. So niyo opportunity nifuza kukugira uyu munsi. Iyo Francophone Mobility ni opportunity nziza ngereranyije n'izindi opportunity nziza zo kujya muri Canada. Iyi nayo ni imwe muri opportunity nziza cyane, yoroshye ku muntu uzi igifaransa. Ushobora kuba utanakizi cyane, ukavuga ati reka nihugure ku buryo nzapasa teste nkabona ari amanota. Ariko ku muntu ufite ubushake bwo kujya kuba muri Canada, ku muntu ufite ubushake bwo kujya gukorayo, ikintu gitangaje nuko ushobora kujyana n'umuryango wawe, umufasha wawe bamuha uburenganzira bwo kuza gukora nawe, agahabwa work permit nawe, abana bakiga ku buntu. Murabizi ko muri Canada kuva muri primaire biga ku buntu, donc biba bihendutse. So ni programme nziza igusaba ngo wowe upfa kuba uzi ururimi rw'igifaransa, upfa kuba ufite experience y'akazi, ubuzi bwose, ubuzi bwo bwose barahayaringa. Uretse ku iby'ubuhinzi nabwo bwibanze nibyo nabonye batemera, ariko ubundi buzi bwose ushobora kwa applyinga. Biroroshye kuba uzi igifaransa, ubundi kugerageza amahirwe yawe. Waba ufite ubushobozi bwo, navuga nti ufite ubushobozi bwo, ni navuga ko ari direct rwose. Dufite company dukorana nayo igufasha gushakira akazi, bagufasha gushaka visa, bagufasha izo process zose bazigufashamo ku buryo ubuzi ngo rwose bizagenda neza. So habura iki, wagerageza amahirwe yawe. Hari abenshi bakunda kunsaba ngo mbahe link, rwose genda wandike Francophone Mobility, jya muri Google wandike Francophone Mobility, baraguha link umenye ushaka amakuru nawe ahagije kuri ino ngingo. Ushobora kuzakora indi video kuri iyi ngingo, ushobora kuzakora indi video, ariko Paul mama kuri ubu ngubu reka mbingarukiye ahangaha. Nari ngikoze kugira ngo mbabwire aya makuru, kuko numvise ko ari ikintu cy'ingenzi. Nyababwire ugerageza amahirwe yawe. Urakoze, turi kumwe.